nagira ngo nkomeze mbifurize kugira umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 32 twagize uyu munsi nkaba mu izina rya Minisiteri y'Ingabo n'irya Rwanda Defense Force nishimiye cyane kongera kubashimira kuba mwaje kwifatanya natwe kugira ngo dusoze iri rushanwa ry'igikombe cyo kwibohora RDF Liberation Cup Tournament. CDS amaze kuduha amateka yaryo, ryahuje amakipe atandukanye y'imitwe y'ingabo mu mikino ya football, basketball na volleyball. Kubana namwe kuri uyu munsi byatumye iri rushanwa risozanwa ibyishimo, cyane cyane kuri uyu munsi nyine twizihiza kwibohora kwacu ku nshuro ya 32. Mu izina rya Minisiteri y'Ingabo n'izina ry'Ingabo z'u Rwanda nagira ngo nkomeze mbashimire ko gusoza iri rushanwa byabaye impurirane nziza nkuko CDS yabigarutseho nyuma yo gusoza gahunda ngarukamwaka y'ibikorwa bihuza ingabo z'u Rwanda na polisi ndetse n'abaturage mu gihugu hose byitwa Defense and Security Citizen Outreach Program ya 2026, aho twahuye kugira ngo twongere twereke abaturage bacu ko dufatanyije ari umutekano tuwurinda neza ndetse n'ibibazo byugarije imibereho n'iterambere tukaba twagenda tubikemura buhoro buhoro. Ndabashimira rero kuba nyuma y'ibyo ngibyo mwabonye n'umwanya kugira ngo dufatanye kureba iyi mikino ya nyuma isoza iri rushanwa. Ndashimira byimazeyo amakipe yose yitabiriye iri rushanwa, by'umwihariko amakipe yegukanye intsinzi. Ku batabashoboye gutsinda rero ntibacike intege, mugende mwitoze cyane, mukosora ibitaragenze neza, hanyuma muzagaruke mufite ingufu mu marushanwa ari imbere. Muzi ko dukunda kuvuga ko ibyiza buri gihe biba biri imbere. Iri rushanwa rirenze kuba ari ugukina umupira gusa, ni irushanwa ryibutsa kandi risigasira umuco wo guhanira intsinzi waranze ingabo za RPM mu rugamba rwo kubohora igihugu cyacu, uranga kandi uzakomeza kuranga ingabo z'u Rwanda aho ziri hose n'igihe cyose. Rishimangira kandi umuco wo gukorera hamwe, kubaka ubumwe butsinda, rikanateza imbere imibereho myiza ishingiye ku buzima buzira umuze. Izi zikaba ari indangagaciro dufata nk'inkingi ikomeye mu kuzuza inshingano zacu nka RDF ndetse nk'abanyarwanda muri rusange. Ubuyobozi bwa Minisiteri y'Ingabo n'ubwa RDF buzakomeza gushyigikira iyi mikino yose ndetse na siporo muri rusange, dukorana bya hafi n'abafatanyabikorwa bacu dushimira cyane, barimo Minisiteri ya Siporo ndetse na federasiyo zitandukanye. Munyemerere nongere nshimire ubuyobozi bwa RDF bwateguye neza iri rushanwa. Amakipe yose yitabiriye by'akarusho, amakipe yegukanye intsinzi, abasifuzi, abanyamakuru n'abafatanyabikorwa bose muri rusange bagize uruhare kugira ngo iri rushanwa rigende neza kandi rinashimishe abaryitabiriye. Mwarakoze cyane. Mu gusoza mbifurije gukomeza kugira umunsi mwiza wo kwibohora ku nshuro ya 32. Kwibohora bikomeze bitubera isoko tuvomamo imbaraga n'indangagaciro zo kubaka u Rwanda twifuza. Murakoze, murakarama.